Reka mbashimire cyane mwese mukurikiye BigTown TV, nizere ko mumeze neza cyane. Mwese mudukurikira umunsi ku munsi, abakunda ibiganiro tubagezaho, abakunda update news tubagezaho umunsi ku munsi, nizere ko Imana ikomeje kubarinda muri aka kanya. Nitwa AKUBISE, nje muri wa mwanya wa BigTown update, wa mwanya n'ubundi mba nkugezaho update news, amakuru abagezweho muri aka kanya, yaba muri entertainment, politics, sport ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Imwe mu nkuru igezweho cyane muri aka kanya mu gihugu hose ni inkuru idasanzwe y'uyu mugore wakoze ibintu navuga yuko bidakunda gukorwa n'abandi bagore. Ubundi abantu benshi muri no minsi basigaye bavuga ngo abagore basigaye bakubita abagabo babo. Urumva ngo muri iki gihe tugezemo nta mugabo ugikubita umugore, ahubwo umugore niwe usigaye ufata umugabo we babyaranye banasezeranye imbere y'amategeko, then akamukubita kabisa bitewe n'impamvu runaka z'ibintu baba batari kumvikanaho. So ibingibi rero byabaye noneho umugabo arakubitwa koko kugeza naho umugore we yamukubise akamukuramo amenyo abiri. Ibaze gukubitwa n'umugore akageraho agukura amenyo abiri. Ibingibi biba bikomeye cyane. I Kigali umugore yakubise umugabo we bikomeye amukura amenyo abiri y'imbere. Umugore witwa ufite nyina Odile w'imyaka 26 y'amavuko yakubise umugabo we witwa Nshimiyimana Jean Claude ufite imyaka 31 y'amavuko amukura amenyo abiri. Ni nyuma yaho abangaba bagiranye amakimbirane. Ibi bikaba byarabaye kuri iki cyumweru ku itariki 16 muri ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2023 mu murenge wa Kigali, akagari ka Mwendo, umudugudu w'Isangano. Amakuru avuga ko uyu mugore witwa Odira nubwo yasezeranye na Jean Claude, ariko ngo kubera amakimbirane bari bamaze iminsi batabana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Ni ukuvuga ngo umwe yahunze undi kubera ko bari bafitanye amakimbirane ahoraho buri munsi mu muryango wabo. Ufite nyina Odile bikekwa ko yakubise umugabo we bimuviramo kuvamo amenyo abiri yo hasi. Uyu nguyu rero abaturanyi be bahise bamugaya ku rwego rwo hejuru cyane. Bati ni gute umugore akubita umugabo we kugera naho amukura amenyo ye y'imbere? Ati ibingibi ni ibintu bikomeye cyane. Uyu mugabo rero yaje gusanga umugore we aho yahungiye, barashyamirana cyane. Muri ubwo bushyamirane rero niho haturutse ko Odile yafashe umugabo we ngo aramukubita cyane. Bivuga yuko yabanje kumukubita ingumi nyinshi cyane zo mu maso, umugabo akomereka cyane mu maso kugera naho umugore yaje kuba amukubita ingumi yo mu maso, then ava cyangwa se akuka amenyo abiri. Amenyo nk'uko muri kuyabona hano, BigTown yafashe amafoto y'aya menyo abiri. Uyu mugabo witwa Jean Claude yaje kuba akurwa n'umugore we basezeranye imbere y'amategeko. Nshimiyimana Jean Claude bikekwa ko yakubiswe n'umugore we akamukura amenyo abiri yo hasi. Avuga yuko yababajwe cyane n'ibyo uyu mugore we yamukoreye. Ati ntabwo narizi yuko umugore wanjye ashobora kunkorera ibintu nk'ibi ngibi, akamfata akankubita akankura n'amenyo. Ati ntabwo nabuze imbaraga zo kumukubita kubera ko nanjye ubwanjye nari kumukubita kandi nkamukomeretsa. Uyu Odile we yahise atabwa muri yombi aho yashyikirijwe RIB, sitasiyo ya RIB ya Karama, aho agiye gukurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Ayibaze umugore uzagezwa imbere y'amategeko ashinjwa gukubita umugabo we akamukomeretsa ku bushake. Noneho bitari bya bindi by'impanuka, ku bushake. Yafashe umugabo we aramukubita amukura amenyo abiri ku bushake. Uranyumvira hano isi igeze uno munsi ni hatari cyane.
ni mu gihe umugabo witwa Jean Claude we yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo bagerageze kumukurikirana neza, bamwiteho kubera ko amenyo abiri ye y'imbere ubu ngubu tayari ntayafite kabisa uno mugabo witwa Jean Claude. So abaturanyi rero b'uyu muryango bavuga yuko n'ubundi uno muryango wari usanzwe ubanye nabi cyane, ati n'abantu bahoraga batongana umunsi ku munsi, abantu bahoraga barwana buri munsi, ati rero ati twari tuzi yuko umunsi umwe ashobora kuzakomeretsa undi cyangwa undi agafata umuhoro cyangwa se agafata icyuma akagitera mugenzi we, then agahita yitaba Imana. So muri aka kanya rero umugore niwe wakoze igikorwa kibi cyane cyo gukubita umugabo we, ubundi akamukura amenyo abiri. Yes, ibi ngibi bibaho, amakimbirane arimo ariyongera cyane mu miryango yacu buri munsi cyane hano mu Rwanda, aho usanga aba bana umugore n'umugabo bahora bashwana, umwe agashinja undi ati wowe uhora unca inyuma, undi nawe ati nawe nuko, ugasanga bibaviriyemo iyo mirwano iri gutuma bamwe bicana. Ejo bundi mwabonye rwa rubanza rw'umugore wagambaniye umugabo we akicwa n'abagizi ba nabi, ariko umugore yarabigizemo uruhare ngo kubera ko atashakaga gukomeza kubana n'umugabo we, ahubwo uwo mugore we ngo yashakaga nyine kuzajya akomeza gusambana n'undi mugabo wo hanze. So aza kubagambanira umugabo we w'isezerano, yicwa n'abandi bantu kugira ngo abone ubwisanzure. Uranyumvira ibyo bintu bisigaye bibaho muri no minsi? Abantu barasezerana just kubera ko yakurikiyeho kanaka, afite umutungo mwinshi, afite imodoka, afite ama business, afite amaduka, ati rero kugira ngo nzamukureho iriya mitungo reka nzagende nsezerane nawe, then nibigeramo hagati nzagenda muca inyuma just kugira ngo tuzabone uburyo dukora divorce, tugabana iriya mitungo. Nibyo biri kuba muri no minsi rero. Ibyo ngibyo byaba, umugabo nawe agahita atangira kubigenza gake, uriya mugore nubwo nca inyuma nzakomeza kumwihanganira dukomeze tubane muri ubwo buryo, ariko nituzagabana imitungo kubera ko imitungo ni njyewe yiruhiye. So nibyo biri kuba rero, ari nabyo bisigaye birenga abagore benshi. Umugore agafata umwanzuro ukomeye cyane akikubitira umugabo we kugeza ubwo amukuye amenyo, kubera ko abaturanyi baba ngaba baravuga yuko uyu mugabo atari inshuro ya mbere akubiswe, ati yakubiswe inshuro nyinshi cyane, yakubiswe inshuro nyinshi kugera naho twajyaga kubatabara tukabunga bakongera bakiyunga, ariko by'iminsi mike bakongera bakarwana. Ati rero ejo bundi byaje kuba binanirana kugera naho umugore yahisemo gutandukana n'umugore, umugore ahunga umugabo n'umugabo ajya ukwe. Atariko noneho ejo bundi byaranze, barongera barahura, then umugore akubita umugabo kugeza amukuye amenyo abiri. Niyo makimbirane rero amaze iminsi ari mu ngo zo muri no minsi. Biraza kugenda bite abagore n'abagabo? Kubera iki mubona yuko ibintu byarenze urugero mwebwe mugakomeza guhatiriza kubana kandi ibintu bitari gukunda, kugera naho umugore afata umugabo akamukuramo amenyo abiri? Biba byakomeye cyane. So abaturanyi bo baravuga bati uyu mugore ashobora kuba yarasabye gatanya bikanga, then agira umujinya ahitamo kwikubitira uno mugabo amukuramo amenyo abiri. Uyu mugabo bakuye amenyo n'uyu nguyu wambaye agapira k'umuhondo ka Nike Air. Yababaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakunda gukurikira amakuru umunsi ku munsi, bati abagabo namwe mugomba guhaguruka mukirwanaho. Benshi niko bari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Akurabizi yuko gukubita umugore ari ikosa rikomeye cyane,
ari nayo mpamvu abagabo benshi basiga bavuga ngo kubera ko abagore bahawe ijambo muri iki gihe ngo niyo mpamvu basiga batwifatira umugore akagushyira hariya akagupfukamisha akagukubita koko. Ese koko bagore birakwiye yuko bitewe nuko mwahawe ubwisanzure birakwiye yuko mugomba kuzajya mufata abagabo mukabakubita koko mukabakuramo n'amenyo? Hari n'abandi ngo basigaye bapfukamisha umugabo akamara amasaha 3 apfukamye aho ngaho mu rugo, abana batambuka bava ku ishuri bagaruka bakamusanga apfukamye kandi ari umugabo mu nzu. Ngo kubera ko abagore bahawe ijambo basigaye bafite ijambo riri hejuru cyane. Ese koko bagore birakwiye ko abagabo mwabatwara muri ubwo buryo? Abasore b'iki nabo bati niyo mpamvu dusigaye dutinya gushaka abagore kubera ko turabashaka twabageza mu rugo bakadukubita, umugabo agatinda gutaha, umugore akamuraza hanze, umugabo yakwinjira agatangira gucapa. Ibi byose rero ngo biri gutuma abasore bo muri iki gihe bagira ubwoba bwo gushaka abagore kubera gutinya gukubitwa n'abagore. So ingi rero ni imwe mu nkuru igizwe muri aka kanya y'uyu mugore wakubise umugabo we akamukura amenyo 2 y'imbere. Muri aka kanya rero uyu mugore nk'uko nabikubwiye ari mu maboko ya RIB, mu gihe umugabo we witwa Jean Claude we ari kwa muganga, ari gukurikiranwa, ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze n'ibitaro. Uravuga iki kuri ino nkuru ya Jean Claude n'umugore we Odile wamukubise akamukomeretsa ku buryo bukomeye cyane? Dwe comment yawe aho ngaho munsi. Iyi ni BigTown TV, njye nitwa Buwiz. Komeza dukurikira muri aka kanya ukora subscribe kuri wowe utarayikora, ariko nanone ukora like, comment ndetse na share.